Yesu ashimwe. Kongera Imana yacu amashimwe izina rya Yesu. Murakoze abaririmbyi bacu, murakoze, Imana ibahereza umugisha. Numva umwanya tugezemo mwiza, tugiye kwakira umushumba wacu n'ubundi ahaguruke indi mirimo isigaye imbere ayidukorere izina rya Yesu. Turamwakiriye rero aze adukomereze indi mirimo iri imbere iteganyijwe. Turamwakira mu izina rya Yesu. Reka nsabe n'ubundi mwarimu kuva Mukondo azasenge twakire umubyeyi wacu umushumba. Turamwakira mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina rya Yesu turagushimye. Abanye natwe uhereye mu gitondo ukageza kuri iyi saha, wakoze, izina ryawe nirihimbazwe. Aha ngaha twahumviye inkuru nziza mu rwego rw'ijambo ryawe ndetse no mu butumwa bwiza bw'indirimbo. Ibyo byose babibereye maso, wakoze, uhabwe icubahiro. Rero tumeze nk'abari kwinjira mu musozo, ariko turasenze kugira ngo wacu ugiye kugira ibyo yongera kutubwira byerekeranye n'amatangazo n'ibindi biri imbere. Turagusabye kugira ngo ukumye kubana nawe, kandi twebwe twese ukumye kuboneka mu ruhande rwacu. Tubisabye gutyo kubwa Yesu umukiza wacu, amen. Haleluya, haleluya, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kwihangana no gutegereza, kandi Imana ishoboye byose. Dushimiye abaririmbyi, tugashimira n'abashitsi bashwana natwe muri iri teraniro, tugashimira by'umwihariko na mushumba turutse hari Karumeli akaza ko natwe muri iri teraniro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. N'ubwo rwego rero tuboneyeho umwanya wo kugira ngo duhe indashyo abashyitsi bari muri iri teraniro, kugira ngo bazadutangire kandi bazagaruke umunsi w'ejo mu izina rya Yesu. Bazagaruke abantu bahe indashyo, kuko ejo muzabutane gutorera iwanyu hirya no hino. Ejo ni Pentekote, murabizi namwe. Yesu nashimwe. Kandi utwina umunsi mukuru twibutsa ngo umwuka wera amanukira intumwa. Nino si icyo gihugu ni twebwe umwuka aramanukira bande Imana ishimwe. Haleluya. Turashimira cyane abantu bashwe bifatanya muri iterane muri ahanga kuri musozi batutse hirya no hino, bakicaye hano. Imana bamugisha rwose, mwakoze cyane. Rero ndi gutekereza ko turacunguza uburyo umwete, mwihangane. Nagatangazo mfite. Yesu ashimwe. Mu Baroma ibice 8 ku murongo wa mbere haranditse ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ndateka bazagira gute? Abari hehe? Ndateka bazagira gute?
ndaryo. Yesu ashimwe. Bityo rero eka mumfashe hano hari umukobwa witwa Liyani witwa Ndirenganya Liyani nazana umuvugisha uno hano. Yesu ashimwe. Uyu Ndirenganya Ariyani yaje mu iteraniro ryacu kandi baramurayitse banamwigisha. Uyu munsi wa none aje hano imbere y'itorero ry'Imana ry'isezerano cyo mu Rwanda uhamya neza ko Kristo yarandisha kubarira ibyaha byawe. Yamubabariye ibyaha bye. Yesu ashimwe. Uyu munsi wiyemeje kuza mu itorero ry'Imana ry'isezerano rishya mu Rwanda. Niko twitwa twebwe. Nemeye kuriza amanzi ko nzakomeza umurimo ndakeroza. Kubyumva? Muri kubyumva? Yiyemeje kugira gute? Burundi handi arabyiyemeje. None si uzubahiriza amahame cyangwa si amabwiriza y'itorero ryacu Eglise de Dieu Baptiste mu Rwanda uzayubahiriza ayo mahame? Amahame yanyu nzayubahiriza. Azagira gute? Uzubaha abakuyobora mu mwuka. Abanyobora mu mwuka bose nzabubaha. Uzaza mu materaniro uko yateguwe n'umwami Yesu ndetse nuko Imana yabitegetse abayobozi b'itorero ry'Imana ry'isezerano cyo mu Rwanda. Uzajya baza muri ayo materaniro uko Yesu yayateguye nzayubahiriza. Yesu ashimwe. Noneho rero uzirinda kujya mu nama zibanga ugambanira itorero cyangwa ugambanira igihugu. Uzabyirinda. Ibyo byose Yesu azabimfasha nzabyirinda. Imana izamufasha. Azagira gute? None uzakora. Uzatanga icya 10 n'amaturo ndetse n'amashimwe uko Imana izagira guha umugisha. Byose ko nzaba nashobojwe nayo nzakora. Haleluya. Icyanyuma uzazana abantu ubigisha ubazana kuri Kristo Yesu, ubavana mu menyo ya Satani ya cya rubamba, ubazana mu itorero ry'Imana ry'isezerano cyo mu Rwanda. Uzabazana abo bose nzabazana kuko Yesu niwe wanzanye. Yesu ashimwe. Katumusengera Imana. Mana ishobora byose, uyu mushakazi wawe aje imbere y'amaso yawe n'imbere y'itorero ryawe ari guhamya neza ko arangije kumubara ibyaha bye yakoze byose. Mana uhabwe icyubahiro. Turamusengeye tumushyira mu nzu yawe, turamusenge tuzamura itorero ryawe, wandika amazina ye mu gitabo cy'ubugingo. Buzahamagara amazina y'abera nawe azumva izina rye ririmo. Mana ishobora byose umwandikisha amaraso yawe kugira ngo nawe abikoreshe ubuzima kandi wishimira. Umurinde igitani kibi cyose, murinde abadayimoni, murinde imyuka mibi, murinde amajwi yose aturutse ku mubi mu izina rya Yesu Kristo, kuko nawe ni urutaro rwa Aburahamu, nawe ni umwana w'Imana kandi mubacunguye nawe arimo. Izina ryo rihimbazwe. Urakoze ko tugiriye neza kandi kari ukomeje kumugirira neza. Kubakeza umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Nanjye rero kubasha nahawe n'itorero ndakwakira mu itorero ry'Imana ry'isezerano cyo mu Rwanda kugira ngo ube muyoboke waryo mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu Yesu. Amen. Kanzabe hano abayobozi hano dufatanyije umurimo baze nabo bamwakire mu izina rya Yesu.
Amen.